Bakunzi ba David TV rero nongeye kubasuhuza muri uyu mugoroba, narababwiye ngo njyewe nta saha n'imwe ntazajya nkora kereka iyo nzaba ndafite umwanya cyangwa ndwaye ndembye. Ariko rero kubw'ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire ngo buriya narababwiye ngo agatinze kazagaragara ni amenyo ya ruguru. None rero banze mbisegureho, narababwiye ngo ikintu cyose ngomba kukibaha uko cyasohotse n'uko kimeze. Sinababwiye ngo abantu ni ingambanyi mukagira ngo ndababeshya. Ibyabaye byose ari na kimwe nigeze mbahisha. Aha, mwumva ukuntu abantu bagambanira abantu bakabica, abandi bakabarasa, abandi bakagenda mu mahanga bakabarangiza neza. Ubu se bazabihakana? Ngaho muzabihakana, ngaho nimubihakane twumve. Reka ngo David navuze, ariko mwabaye mute? Bakunzi ba David TV rero reka ndeke kwiharira ijambo, gusa namwe murumirwa mwumirwe neza rwose. Munyihanganire, narababwiye ngo ngewe nta na kimwe kizigera kincika n'umunsi n'umwe. Twumve, agahishwe kose kazagaragara. Yesa, umeze gutera? Turabafana. Ariko raporo zanyu ko mbona zitakimeze neza, ni amahoro. Habuze iki muri unit yawe? Benshi babizi muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ariko turi kugerageza. Ndumva biri kugenda bicamo muri iyi minsi, zibona zose ziragera fanta. Akazi kenshi ku buryo wabuze n'umwanya wo kujya kureba wa mugore Eugenia ngo umubaze kuri ya gahunda y'ubushinjacyumba. Aho munyumvira kameze gutya. Uriya mugore twaramurebye, twaravuganye, ariko yakomeje kuzana bwa buzembe bwe uburokore, ngo agiye gushinjirwa ibyo atabonye. Ariko uburokore bubaho muri ibi bintu byacu. Hano rero uriya turamwibikiye, ntawe yadushyikira. Nubwo twazamukoresha no mu bundi buryo, kuko uriya we turamufite ahantu hose, ntawe yajya. Byari biteye ibibazo cyane, nta raporo yo ntayo nabonye yanyu mwumvira feedback y'iby'isi. Gusa ntabwo ari byo bigezweho cyane ubu ngubu. Hanyuma nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze ya dire na Cyumbati ubona twabigenza. Muzari gushyiraho pressure cyane, ntabwo ari gutuma dusinzira. Okay, urabona ndumva twareba undi muntu dukoresha kuri iriya deal ya Ndere na Antoinette, kugira ngo bibe byatworohera. Bari umuntu ugeraho byoroshye. Uriya mugore we tumuhaye ndakeka ashobora no guhita agenda ahagaruka akatwicira gahunda, kamera nk'aho wundi twari twatumye. Niyo mpamvu nta kosa na rimwe numva twagombye gukora muri uyu mupango wa Ndere na Antoinette. Kujya mushishoza cyane muri iyi minsi, ama operation ari kugenda apfa cyane, ugasanga ze ntabwo ari kubifata neza. Umuntu wakoresha Gisimba bitagira icyo bitanga. Okay. Gisimba twamukoresha, ariko ubwo yakora gute? Twamukoresha gute? Hari devices zifite ariho amafoto n'amavideo bari gukoresha abana ibintu by'amapornography. Ushobora kuzimuha akareba ukuntu yabikwirakwiza, sinzi icyo niba bari warigeze zibona, ariko uzaza kuri office azigoreye. Devices dufite ziriho ibintu by'amapornography bakoresha abana, nibyo twajereza Gisimba akareba ukuntu yabigeza mu makompiyuta yabo. Ndazizi ziriya. Byakunda tukaba twazimuha. Noneho ubwo tumaze kuzimuha, tubimuhaye abonye ko bigezayo, twareba uko dukoresha aba bana bacu bo muri RIB bagakorana na FBI, none ikaba yangajya kubafata bari abantu bakangana, ku buryo byakorwa ku buryo bw'ibanga nk'uko dusanzwe dukora n'izindi operation.
kuko hariya kiba ari icyaha gikomeye cyane iyo gufatanya. yes umupango wawe umeze neza ariko nta kumafaranga twabisobanuza nko muri media tugomba kubiritinga muri Rushyashya igasohora inkuru ibisobanura neza ikabona hariya amafoto. Ugomba kumekinga neza cyane nabo ari abahungu bacu bo muri Rushyashya mbere uko babisohoka bakabireba kuko ya minsi hari ibyo twagiye dushyiraho ugasanga nyuma bibaye ngombwa ko tubisiba kubera ibintu byo kudakurikirana cyane ngira ngo urabizi ko bakomana bamwe na bamwe bagiye baza no kwisobanura. Okay byakunda ariko urabona ko bariya abantu bafite netiwaka ndende. Urabona harimo na ba Sesabagina na Muganga nzi ko Muganga na Sesabagina barabyamworohera ishyimbo kubageraho. Ntabwo bikomeye cyane biriya bimaze gusohoka hanze twabimediatije muri Rushyashya twakoresha application zacu tukabisharinga muri computer zabo ntabwo byari ari ibintu bigoye cyane. Dufite urabizi ko hanze naho dufite abana baticaye nabo baba bakora n'abainformaticiens bacu nta kibazo kirimo. Yes ndabibona. Ubwo twakoresha ya application yacu iyo bisanzwe dukunda yes ku buryo uzagera kwa Rusesabagina na Muganga nta urabutswe ntuzongera gukora ikosa ngira ngo urabizi mu kwezi gushize uko byagenze. ndabyibuka buriya uriya mwana nawe yatubereye umwana gito ariko uzabyaduha yuko mbere yuko bisohoka muri Rushyashya ko hariho urabona ari amafoto uriya muhungu wacu wo mu bibiri byadufatiye mbere na Karen bari kujya gusambana hariya kamekinga shop nuko bawe ntazagire ikintu kizongera gusohoka bitanyuze muri office yawe ngo ukore approvement yabyo. ndabibona ubwo twazana kureba ukuntu duhuza aba bakerarugendo biriya bizadufasha cyane bariya bavoka bacu bazareba biriya bihuha bya Antoinette yagiye atanga kuri bariya abanyamerika biriya bihuha bazahita bareba uko babica amazi kuko nta credibility nabo azaba asigaranye. Foke dutegura neza ibintu byose bikajya ku murongo. Antoinette buriya credibility tugomba kuyimutesha twerekana cyane n'ukuntu urabona cyane ukuntu bataye nyina mu ntambara bakigendera bakamuta aho ngaho kandi yari afite ubushobozi bwo kumujyana. Urabona yasize basaza be na se bari kwica abantu babizi ko bari interahamwe zo mu rwego rwo hejuru. Ndabona binahuje biriya byitwaye ukuntu tubikora linki nawe umunsi mukuru baherutse gukora wa munsi mukuru baherutse gukorera umukecuru wabo mbese nabonye tukabyita nk'aho yaba arabonye amafoto tukabyita nk'aho bashakaga ibintu byo kumusaba imbabazi kugira ngo mbese ko bagiye kwipfira zapfe mbese yarababaye. nta bintu utakigomba kuba muri iyi dosiye ugomba kumekinga ashobora ko buri kintu cyose kimeze neza. Asante se kandi Gisimba buriya biza kugira ngo ufate guidance ibintu byose bigende ku murongo. Yes buriya Gisimba ntabwo ashobora kubyanga aramutse abyanze twakora iki twabigenza dute? Ntabwo yakoreye yakoze hari za record ze ntukizifite za marayeze zo z'inahangaha ni ibintu nawe nawe turatuze nawe asomyeho nawe ntitwamusiga amahoro uretse ko we ntabwo agakunda kutugora cyane. Sintekereza ko we azateza ikibazo. Ntabwo azatugora rwose ntabwo ashobora kutugora kubera ko ziriya rikodi twafashe ziriya ndaye ze za hano i Kigali umuntu ashobora kubimukangisha tukabishyira hanze gatoya akabibonaho umusa agahabuka n'umugore we ku buryo bimugezaho byaba ikibazo. Ariko nanone ndabona hari indi ntugire inzitizi cyane. Hari indi timu iri gukurikirana ingendo za bariya abantu ku buryo ibintu bidakunze neza ubwo ducurwaho dukora kwa kundi bisanzwe bigenda. Ni ukuvuga ngo ntugire ikibazo ntabwo hari indi timu afande nayo yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane. Ariko ndabona hari imbere mu twazakenera kwifashisha. Urabona uriya mugore Mukandagano ndamuzi ndakeka nawe ari umuntu wacu turamufatiye urebye
dufatiye kuko hari ibintu byinshi nawe dufite turamutse dukoze uburyo ki twakwerekana ko rwa rupfu rw'aba muzungu wandi umugabo we wandi twabuze kumwisha utuzi uriya bavuze ngo yagize kanseri urabona dushoboye nawe gupuruva ko ari twe twabikoze twamurangije yabona ko biroroshye bitoroshye yabona ko nawe nta bintu byo kudushimisha byazamo buri icyo twamutegeka cyose yaba yagikora imikino ubwo urabona iyo byanze tumaze kubikora dukoresha ubundi buryo nta kibazo yisana tumaze kubikora Antoinette amaze guta credibility nta kintu yazongera kuvuga ngo gihabwe agaciro tuzi neza ko ari nawe wagendaga semurira bari abazungu bazira kesi zose ariko urabona mukuru we uriya mukuru wa mu Bubiligi ugomba kwerekana nawe twerekana uretse iriya riyezo afitanye n'uriya mupadiri uri ruharwa tugomba kwerekana n'ukuntu ajya ajya mu Bufaransa yes urabona biriya ukuntu ajya gusambana mu Bufaransa n'uriya mugabo wigize kuba fiyanse we ninde uravuga Venuste Venuste urabona Venuste nagitwa nabyo bikakubirikingamo bikagira icyo bitanga kabisa uzi ko unyibukije ya ntuza ya feri igisimba yatubwiye babeshye bari abazungu mu mutaximeni yaramuviyoye bari mu Kenya bakamukuramo amafaranga menshi cyane ari abantu nabo ni n'amabandi kabisa iyo feri tugomba kuyirangiza kuko urabona nyine uriya mukuru we niwe agiye kubeshya ngo mu mutaximeni yaramuviyoye bishakiraga amafaranga bagira ngo barebe uko bakwishyurira umupadiri byose ntuza abasoma bacu baje kwishyuranya twabimenye ubwo gutyo rero urabona n'iriya dosiye yo muri RRM iriya ya Rusesabagina tuzaba tumaze kubashyira hasi kabisa kubera ko presiyo y'abanyamerika izaba ibariho ubwo niho tuzashyira hanze ibyaya dosiye ya Mugimba rero Rusesabagina haracyarimo ikibazo kumugeraho ntabwo byoroshye cyane ariko hari uburyo bwinshi dushobora gukoresha rugira na bene wabo bakaba bamugezaho utuzi ariko Rusesabagina we aracyatugoye cyane bamushyizeho amatimu ageze muri 3 aracyagera ariko bizakunda urabona n'iriya dosiye ya Mugimba Antoinette urabizi ko yamuvanye i Dakar amujyana i Burayi nawe twahita tumushyiraho twakongera tukamushyiraho kesi ya tarafikingi y'abantu yibone traffic ariko n'ubundi twayimushyizeho sinzi niba utarabibonye uzaze uribuka asanzwe yibuka buriya rugogwe buriya yatuye umwana mubi uretse ko nawe yakuyemo inyungu nawe icyo yabonye twamukoreye yari imeritaga buriya yagukoreye ikosa niyo mpamvu kuri iki kesi tugomba kwitonda ntagire ikosa riri dukora ejo bundi barantutse kazi karatunaniye dufite minizi zose baraduha amafaranga yose pension fund byose abasore nibo turi kubakoresha ibibazo aho biri gukwiye Antoinette buriya karatuzengereje kuva kera sinzi niba ubyibuka niyo mpamvu tugomba kubakubita hasi uko dushoboye wibuka ko ariwe agiye kujya akorana n'abafaransa bo muri ntuza bo muri zone turikwaze ijyana amakuru kwa ba Sendashonga ba Nkubito barabose barakoranaga buriya sinzi raporo nahoze nsoma byinshi cyane ahangaha barakoranaga so ubwo urumva twabipanga gute kugira ngo bambwiye mu byumweru bibiri byibura ko hari icyo twaba dutanze niba hari icyanze niba hari amakuru atari gufatika sinzi ko uri kubifata birumvikana cyane buriya nanone Mukandagano ukuntu tumwifatiye nanone uribuka ya kesi yari izinde ndamuzi yari ari inyuma y'abamurashe y'abahungu yari inyuma y'abahungu bagenda havuyemo na mwene wabo
bugira imfura arabyibuka. Ubwo urabona nawe bariya bene wabo bugira imfura ntabwo bazi neza ko uriya mugore yari abiri inyuma. hashobora kuba hari ababimenye, sinzi ngo abagiye kubaza amakuru kuri polisi, ariko kuri polisi barampamagaye mbabwira ko ibyo atari ibintu bya polisi. Urabona nabo bene wabo baramutse babimenye, nawe Mukandagano yahita agira ubwoba, nawe akumva ko agomba guhita adufasha kugira ngo tubirangize neza. Anyway, wari uherutse South Africa? Ibya Sauza bisa naho byakemutse, namazeyo iminsi mirambiri yose nayirukansemo, nahuye n'umugore wa Java turaganira. Java nawe ngo ari n'ahandi kiriya cyumweru Java rino ari mu Rwanda, ariko n'umugore we twaravuganye, nta kibazo kizaba Sauza. Ibintu byose biri ku murongo, ntugire ikibazo. wasanze ari umuntu wadufasha nta kibazo, ntabwo abasabuza bo bihurije bo biranoroshye. Abatugora niba n'uwo muri Amerika nabo gake cyane. Sabuza si umuntu wabo yapenana, uretse ko n'umugore we twaravuganye numva nta kibazo afite. Nafite gahunda ko no mu minsi ibiri Java nawe tuzaba tubonanye mbere y'uko asubirayo, yamenya na gahunda ze z'igihe azasubirayo. Asante. Noneho ubwo ejo tuzahurire kuri ya safe house tujya duhuriraho, hari umuntu uzajya kwetorora. Dusigaye tubashyirayo umuntu yatinda kujya kumureba bagasanga baramwishe, babaye benshi bari kujya bagenda benshi cyane, tukabura aho tubashyira. Hari amakuru dushaka ko nawe hari undi twafashe nawe avuye muri South Africa aje gushaka. Rero dushobora ko tubahurira saa 4 nguhereze ziriya zayisazi urebe ukuntu wazazita kuri Gisimba. Sana ndumva nize kugeraho nguhe n'izindi briefing n'ibindi byose by'amanex ubwo ahera. Asante sana. Ngaho gada, muzavuga ngo iki si ikimenyetso? Iki si ikimenyetso cy'abantu mwica mu safe house. Numurangiza ngo David mujye hariya mwikarage mutuke David mumutuke rerewe. Akatinze kazagaragara n'amenyo ya ruguru. Rusesabagina ndi muri kumupangira uburyo cyo mumukuraho. Muzavuga se ko ntabivuze? Nabwiye ngo amakuru abanyamakuru bananirwa gukora bakananirwa kuyatangaza, muzajya mubisanga kuri David TV, ahandi hose no ku mbuga zose muzajya mubisangaho. Nuko bimeze. Mwibuke gutera David inkunga, mukora sabone, mugasharinga abandi bose bakamenya izi nkuru zigenda zicaye kuri David TV. Abamboneho no kubwira Padiri Nahimana kwitondera aba bantu, ni ukubitondera. Nkabwira guverinoma yo mu buhungiro cyose ikargira imenge, dore nuko babica. Ubundi hasigaye ntimuzavuga ngo sinayo babwiye. Bamwe barabaruka, abandi bakunzi ba David TV ndaza kubaha n'andi makuru yandi n'akantu gatoya, ariko mwumva ukuntu abantu bica abandi n'abantu. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Gusa bizakemuka kandi nzi neza ko bizakemuka amahoro. Sibyo? Ni mubice vuba vuba, mwebwe abo mwumva mushaka kwica mu bice tu nta kibazo. Ariko nzi neza ko hari igihe bizasobanuka. Saba murakoze cyane. Naho mu bindi biganiro.